bacano ab'Imana bera mwongeye kwirirwa ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'Imana bane namwe aho muri hirya no hino aho muherereye ku isi. Imbaraga z'Imana zibane namwe. So ntabatindiye rero uyu munsi muri kubona umutumirwa kuri cano ab'Imana bera, ariko uyu ndabona atari ubwa mbere mubonye, yatangira atwibwira mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Ahimbazwe Yesu. Ushobora kwibwira abakunzi ba cano ab'Imana bera? Yego. Nta kibazo, karibu. Amazina yanjye nitwa Nyirankuriza Beatrice, n'iyandi ntango yahindutse. Ndi mu karere ka Nyamagabe. Uyu munsi ngo watuzaniye agashya, kandi noneho akagashya abantu bakiteze ari benshi cyane yuko bakumvishe kuri video y'ubushize bagatanga na za comment zivuga ngo komerezaho. Hanyuma noneho rero uyu munsi watuzaniye akahe gashya? Agashya nabazaniye ni uguhumuriza ababaye, bashishikariza gusenga cyane. So watangira udusengera rero, usengera abakunzi ba cano ab'Imana bera TV cyangwa se ab'Imana bera, hanyuma warangiza ugahita ukomeza bitatinze mu minota mikeya cyane. Yego. Uri data twese mwiza, Uwiteka Imana Nyiringabo, igitondo nk'iki turagushimiye ko waturinze, wabanye natwe amamara Kristo. Amasaha rero ndagushimiye yuko kari wowe urema ikintu kandi ukagikomeza. Mwami nkweretse groupe ab'Imana yera, Mwami kugukorera baracyabikunze, ubakomereza amaboko, ikiruta byose Mwami ukomeze kuturindira ubugingo. Mwami igitondo nk'iki tukuretse abantu bose baduteze amatwi n'abaduhanze amaso. Mwami Imana ubaye kunyurwa n'ubuntu bwawe, bisabye n'ize zina rya Yesu urakoze. Amen. Urakoze cyane. Hari abakunzi bo mu gihe cyashize batubwiye batari ko uriya muntu uvuga ibisigo n'ibisingizo, umuntu wazamutumira iwacu yabasha kuboneka haba mu rusengero, haba mu bukwe, haba hehe? Ese koko wabwira abakunzi bawe niba waboneka, cyane ko maze kugira abakunzi benshi? Yego naboneka. Ni iki kintu cyiza ubona wabwira nk'abakunzi bawe bagiye bagukorera subscribe bakanareba video bakayirangiza? Ni iki kintu wababwira? Ikintu nababwira nyine bakomerezeho. Zamurijwe bakumve. Ikintu nababwira bakomerezeho ni byiza cyane. Cyane yuko buriya iyo ukomeza, iyo uri kumwe n'umuntu ku rugendo ukora icyatuma yihuta kugira ngo mugeraneyo. Rero ni ugukomezanya. Yego. Mukozi w'Imana rero ubwo arababwiye ngo abakunzi biwe arabakomeje, ariko mu gihe cyashize wari watubwiye ko ngo uri umufiyemeri, none ubu ngubu se sheri yarabonetse? Ya ndacyari umufiyemeri. Uracyategereje? Oya n'ubundi ibyo byo ntibizakuraho kuba umufiyemeri, ahubwo none dushaka kumenya niba sheri yarabonetse byanyabyo, kugira ngo babakunzi bawe batagira ngo uracyari ku isoko, cyangwa se uracyari ku isoko n'ubundi. Yego. Uracyari ku isoko? Ndacyari ku isoko. Okay, sawa rero. Harimo arabintu avuga ngo aracyari ku isoko. Isoko ntaragimera neza, ashobora kuba yarahuye n'ubuzima bukakaye nk'uko yabibabwiye, ariko abasore bazima bafite igitekerezo, bafite icyo gukora. Umukobwa wacu ni mutumwa inka, kandi umukobwa wacu yujuje ibisabwa. So karibu rero, ushobora kutubwira mukozi w'Imana ijambo ry'Imana riri kutugufasha muri minsi, wanarangiza ugashyiraho n'izindi gahunda wari wateguye. Urakoze cyane, mu bihe bitarenze iminota 10 ibyo byose bibe bikemutse. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uko nababwiye rero, amazina nitwa Nyirankuriza Beatrice. Natangiye mbibabwira icyanzanye no guhumuriza ababaye no kubashishikariza cyane gusenga. Zamurijwe. Tugiye gusoma muri Zaburi 125, turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa kabiri, twumva ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uruhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ni ku Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Imana ishimwe.
rero nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abiringiye Uwiteka batiringiye amafaranga, batiringiye ubutunzi, batiringiye abakomeye, ndetse batiringiye imiryango, ngo abo ngabo bameze nk'umusozi wa Siyoni, kandi uwo musozi ntabwo ubasha kunyeganyezwa, ahubwo uhamyeho iteka ryose. Rero nk'uko Uwiteka nawe atugose nk'abantu be, mureke dukomeze dukore ibyo Uwiteka ashaka, bituma akomeza kudukota uhereye none ukageza iteka ryose. Ntabwo ari nonaha gusa, si mu masaha ari buze gusa, ahubwo ni ibihe byose. Rero mukomeze mureke dukore ikintu Uwiteka yishimira. Ibyo ni ijambo ry'igitondo nifuje kubagezaho. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ego rero nyine nk'uko wabibabwiye, ndi umusizi watoranijwe n'Imana mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ari abageni tuba tubasabira, ari abo duhumuriza mu ijambo. Ariko rero reka mbabwire kimwe muri ibyo ngibyo ntabwo nabivuga byose, ahubwo buriya ndabakumbuza kugira ngo hari ufite umugeni uzasabwa, nta kibazo turari kubafasha. Capurisha nta kibazo. Ego. Uyu muvugo wawe ujyanye n'iki? Uyu muvugo ujyanye n'ijambo ry'Imana, ujyanye no guhumuriza abababaye. Yego. Okay, karibu twumve. Umuvugo: neruye intero nera intambwe, neruye inganzo nganzo ituze ngira ni byose biva mu gusenga. Byose biva mu gusenga, ibyo mbabwira si ukubeshya. Nimukunde gusenga, mukunde umurimo w'Imana, musenge nta buryarya, mubwize Imana ukuri, muca bugufi, n'ibindi byose mukeneye bizava mu gusenga. Nimukunde gusenga disi, nimukunde gusenga disi. Nimwibuke Daniyeli yakunze gusenga cyane, ibihe bibi biraza ariko akomeza gusenga. Nuko baramugambanira, Daniyeli akomeza gusenga. Ubwo abandi bashakaga ubwiza, Daniyeli yesha Imana icyubahiro. Nuko arasenga, akajya agendana ibanga, bamujugunya mu rwobo. Intare ntizamurya ziratinya, ahubwo ziramufubika. Mbese wowe uri kunyumva, uri gukora gute mu byo ukora byose? Aho ni waba uri gucika intege. Wicika intege, komeza usenge, ibiguhanda bizavaho, maze umubabaro urangire, wibere mu mahoro, kuko byose biva mu gusenga. Nk'uko ndi kubibabwira rero, ni ukuri simbabeshya. Nimukunde gusenga. Gusenga havamo ibihumuriza, gusenga birafasha, gusenga biraruhura, gusenga bitanga amahoro, gusenga havamo imyambaro, ndetse havamo n'ubuzima. Iyo wakunze gusenga, byose Imana irabishoboye. Reka nebukire kwihuta, sinasigaye amagambo. Reka mbibabwire disi. Umukobwa Esiteri niwe wakunze gusenga. Uwo nguwo Esiteri yitwaga insuzugurwa mu muryango, ariko Uwiteka abyitegereje aravuga ati, mwana wanjye Esiteri, kunyubaha kwawe nta gihombo, nanjye nzagutambagiza. Imana itambagiza Esiteri, iramutembereza rwose, imugira umwamikazi. Nawe mukobwa uri kunyumva, kunda gusenga, wirinde amarariya y'iby'isi, wirinde gushukwa n'ab'iyi si. Imana yera yitareba nk'abantu, ntitoranye nk'abo, yakugiriye icyizere, izakuzamura ikugeze n'ahandi utakwifuza ko wagera, abantu bo batabona ko wagera. Ariko rata burya disi, icyo nifuriza abanyarwanda mwese muneze amatwi, nimukunde gusenga, mwibuke Imana yacu ko ari ishobora byose, izatugirira neza. Ariko reka mbibabwire, iguhaye iraguhata. Iyaguhaye imbabazi disi, wari umunyabyaha rwose, ikaguhata umurimo wayo, nizaguha n'ibindi ukeneye. Ngo kunda gusenga, kuko ari ryo sezerano ry'ubuzima. Kandi burya igutatira no gutanga. Igutanze ku murimo wayo, ikagutakira kuyikorera, kuyivugira hirya no hino mu Rwanda no mu mahanga, izanagutambagiza mu bihugu bitandukanye, kuko ari Imana igukunda. Burya disi mu gusenga havamo urugo rwiza, havamo agasura, havamo kumenyekana, kuko ari Imana ikumenyekanisha. Ubu mu gihugu buzwi no mu isi yose ukabuzwi. Nukunda gusenga rero nta buryarya rwose, izabigenza neza. Murakoze rwose mwe mwamaye umwanya nkabakorera mu nganzo. Imana ibarinde mwese. Ariko sinagenda nayo babwiye nkuko ushize nayo babwiye, muzagira abana n'abana namwe, muzagira amata matohe, muzagira ubuki bukire buze, muzagira abasura n'abasangira namwe, maze amafunguro ajye asimburanwa ku meza. Yari umusizi utari umuhanga, ariko ari umuhanga mu by'Imana, wahangiye mu bikari by'Imana, ikanduranyiriza kuyikorera. Nyiranguriza Beatrice waturutse mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kamegeri,
akagari ni aka Kirehe, umudugudu ni uwa Kigarama. Imana ibarinde mwese, murakoze. Arakoze nawe, Imana iguhe umugisha. Hanyuma dusigaje iminota mikeya cyane, sinzi icyo wadushyiriramo n'indirimbo imwe byibuze, kuko watubwiye ko uri n'umuhanzi. Hasigaye iminota 3. Amen. Rero reka mbabwire korasi wenda kuko iminota ari mikeya, kuko tuzasubukura ubutaha. Ariko iyo korasi irimo ubutumwa bwiza. Iyo korasi nuyumva wumve ko uhaye Imana icyubahiro. Amen. Inkweto y'ibirushya, inkweto y'ibirushya, inkweto y'ibirushya nawe idakwira, urayambara ukayigendana. Uwiteka yayikwambuye na wundi uyikwambika. Inkweto y'ibibazo, inkweto y'amakuba, inkweto y'ubukene nawe idakwira, urayambara ukayigendana. Uwiteka yayikwambuye na wundi uyikwambika. Inkweto yo kuvugwa, inkweto yo gusuzugurwa, inkweto yo kubabazwa nawe idakwira, urayambara ukayigendana. Uwiteka yayikwambuye na wundi uyikwambika. Rero ndi kubabwira ngo inkweto y'ibibazo, inkweto y'amagambo, inkweto yo kuvugwa nawe idakwira. Ariko iyo Uwiteka yikwambuye nta wundi muntu wongera kuyikwambika. Rero Imana ishimwe kuko ari Imana igitwambura izo nkweto zose. Kandi nawe wumva ufite kwizera yuko iyo nkweto ufite yo gukubitwa, iyo nkweto ufite y'ubukene, iyo nkweto ufite yo kuvugwa, iyo nkweto yo kwangwa n'imiryango, iyo nkweto yo kujugunywa, nubwo igukwiriye none, ariko aje Uwiteka azayikwambura. Imana ishimwe kandi namuzongera kuyikwambika. Murakoze mwese. Imana iguhe umugisha cyane. Hanyuma wasengera abakunzi bacano ab'Imana bera ndetse n'abarwayi muri rusange, no gusengera igihugu cy'u Rwanda. Ariko reka nkubaze ikibazo kimwe. Abantu hirya no hino bari guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima, se ingo zigasenyuka, ababuraho kuba bakarara ku mihanda, abandi bakagira ikibazo kimwe cyo kuba yumva yari umufiyemera ariko akaba yaraterewe icyizere akajya kwiyandarika, akajya mu byaha by'ubusambanyi. Wabagira inama ki mu munota umwe? Inama nabagira rero, iyo ubabaye n'Uwiteka kuguhumuriza. Kandi nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abategereje Uwiteka, nawe mutegereze ufite kwizera, ibyawe Imana irabizi. Ikindi kuba warabyaye nanga ari ukuvuga ngo ugiye kwijugunya wumve yuko wiyanze, ahubwo wikiyanga, ahubwo shaka ikintu cyatuma Imana yongera ikakwishimira, kandi Imana izagukorera ikintu cyiza gishimishije. Kuko niba Imana ihorekeye ku ntebe z'imbabazi, nawe yakubabara bikongera bikagenda neza. Inama nabagira nuko mwamenya abo muri bo kandi mugaca bugufi, Imana ikababarira ikagukomeza kubagira icyizere. Wadusengera. Urakoze cyane mu isegonda. Mana nziza, turagushimiye kubanye natwe, turagushimiye kubanga mu meza mw'Imana twumvise. Rero dukomereza amaboko, ukomeze kuduhumuriza, abarwayi bakize, abashonje bagaburire, abababaye bahumurize, kandi ukomeze yubahishirize nk'Imana muri twebwe. Urakoze kubanye natwe ngo dukomereza amaboko, kandi ukomeze kuduhaza ibyishimo, ni mu izina rya Yesu.